ubundi ibintu n'ibi ngibi nzana kubita ibintu ariko ubundi nkwereke ko urongera kumvugisha rino tabi natararima ubwo uraba unshakaho ikindi kintu cyajya coco egeye. Mana yanjye, Mana ikomeye, Mana igira neza, turi muri ubu buzima, reba ubuzima turimo nubwo bukene, ndakwinginze ngufashirize umuhungu mubashe kubera ko ubuzima turimo buri kutugora. Kurya ni ikibazo, kunywa ni ikibazo, kwishyura inzu ni ikibazo, ibintu byose byatwikora, ariko si ubu twagucumuyeho iki koko Mana? Ni iki twaba twarakoze? Mana ndashaka ko duhindurira ubuzima buri kungora, ubuzima buri kumbabaza, wadukiriye igihe udukorera Mana, ugahindura ubuzima kuko n'abandi baba bahinduriye. Ese Mana uratwumva? Ese Mana kubera iki wumva abandi, twebwe twakoze iki? Ndakwinginze kugira ngo uhindure ubuzima kandi ufashe umwana wanjye w'umuhungu nawe agira ubwenge, umufashirize mu byo akora, umufashirize mu ngendagenda, umuhe umugisha kandi natwe duhe umugisha. Gukodesha biranze, kurya biranze, Mana dufashe turengere Mana. Se Mana wadufashije koko, ikintu ukora Mana ukaturengera, ukamera umwana akazi. Ese nimba njye ntagashoboye ntako nabona n'umwana wanjye kakiri muto wamufashije ukamuha akazi koko, duhindurire ubuzima uduhe imibereho. Nyamara hari n'abandi wagiye uhindurira ubuzima, hari benshi wafashije, ariko Mana kuko ushoboye byose ndakwizeye.
mu kabari nizishiramo ngo nzarekeraho. Ariko uriya mugore yari yarankenesheje we, yatumaga ntanywa icupa, ariko ubu ngubu ngiye kuzazinywa nzifiningize, ziri mu kabari zose bajye bazinzanira nzinywe paka nzirangije. Amafaranga ndayafite, ibintu byose birahari, ahubwo rero ngiye gushaka abana mbarye abafite bya bindi bita ibinyashi, ku buryo ngewe noneho nzazinywa guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, nkongera nkanywa izindi. Uriya mugore we karindagire azapfe ruriya, ko yari yaratumye nkina neza nkabura amafaranga, ariko naragitaye nuko ndaryoherwa koko. Uriya si papa Kwizera mbonara, mbona abaye kuri umugore n'abana bari kwangara ku gasozi, mbona yabaye kuri amwegere mubazo uko bimeze kabisa. Bazanzanire ahubwo firigo 6 nyinzirundamo, buri cupa buri amakesi yose ngendo nukuzinywa paka. Hari amagore yarankenesheje akarindagire ngiye kujya nzirunda muri firigo nzinywe koko. Nzazinywa guhera ku wa mbere kurangiza icyumweru. Kuzinywa paka nkazifiningiza ko. Ariko se boss, umusaze mwerehe ko mbona umuhanda wahuzuye. Uri wahehe? Uri wavuga ibyo. Ariko nakubwiraga rwose. Bambwira iki nyine? Wasinze gucya ubona umuryango wawe n'abana bawe bari kwandara ku gasozi, kuko babuze nayo kurya byagenze gute kugira. Wajye ukabatunga. Oya rwose sasa wakisubiraho kuko umuryango wawe uri kwandara. Ahubwo we gabanya utugambo, ekira amafaranga nawe ugiye kunywa izindi nzoga, sibyo? Akira amafaranga yawe nawe nyeneye. Nta n'amafaranga ushaka. Ihangane kuko uve mu byo urimo usibye gukuramo imbwa rero kuko nta kindi kintu wakura. Ngaho fata umuhanda umve mu maso kuko we nta nama wangira. Mve imbere. Ndakubwiye ngo mve imbere nta nama yawe nyeneye. Kanigendere gusa ibyo urimo bivuga. Genda kubwiye inzoga nzazinywa, ahubwo nta hantu z'abakobwa beza bafite amatayi. Oya gusa no kwihangana. Nyashi we mve imbere rero mve mu maso. Icucu habiri ubundi nabigendagenda mu muhanda. Nzabaiwa ngeza shuga byanacanze ngiye nagiye kubona mbona ko nabuye so afite ikihe kibazo sanye agari birana se twambwiye no kumanya wa mutifu kuko babigeze kure nago wowe wacu babigeze kure nago wacu uzi bunye twaragiye njya kumusura mbwire ko mali ngiye Zugo utanzi ako nje mwizera nta birenze byakazi oya byakazi nta kindi reka tundi kandi tunyoberwa Maragwapso yanyenze bite nyama twaragiye njya kugura bayo bimo mu masanga mu masaki ndataha cyo turari ndazose mwana akora ngo bwari bwije cyane imana yarazinda nk'iyagiye mu gitondo igiye mu kazi kandi tutasasaba aya nta biba birenze ariko nyine birangije byo mu ngo byarangiye wese byawe na pepe byarangiye imana zikeva sigara nabo kero kibiceri bro ndamukunda mwana nyine mbona natabifatanya n'akazi bityo mbiraka oya none sundi ako nawe kwera nta kazagira mwana nyine oya ubwo akamuhigira hari ukuntu njya numva bishaka
ugira akazi umukobwa asayigira umuhungu akazi Imana kubera Imana byose byashoboka uzamure genda umva nonje nzagugira umuhungu wese ngije kwiga byose bikene mwihoreye ntabyiwe reka uraza kumvugisha umbwiye ko tipe afite akazi umva mwiza ameze neza ntacyo atwaye rwose wewe ndaza kuguhakira huye nayo izo mashini to twarahuye nayo je banjanye reba ndagaruka ingegera ni
ukuramo inoti ya 5 aha njya ngo urekure. Ugiye kungurira urumogi umbishije. Ugiye kungurira urumogi ngurire. Unagurira na staff ubwo rero. Kuri kubona akazi k'imodakora. Ngiye nkunda amafaranga n'indi bishobora. Aribyo bintu amafaranga ndayakura. Dore amafaranga afite kandi. Katurebe. Niyo. Ibi bice Wallahi nsaka amafaranga yandi. cyane amabyi yawe. Ayo ngayo tazana yambaza dore n'ayandi. Coco gusa. Nguri kwikanda se umupite ubwa kabiri. urugo rwawe wararutaye burundu. baba n'abantu b'abatindi bameze kuriya ukazagera kuki? Nta babatindi, ahubwo ni wowe wagomba guteza urugo rwawe imbere, urugo rugaba rukomeye. uzi nkimara kubata uzi ibintu maze kugeraho. None se kudafasha, reba nk'uriya muhungu wawe yirirwa ku gasozi ari gutoragura ibintu by'imyanda aho bamenye ibiryo. ukambwira nirangegera Wajya itagira n'ipantaro koko. ni wowe ugomba kubazura, ni wowe ugomba kubateza imbere. ngewe ndwana nabo bari ahubwo iyo batagira imana n'abatindi n'ikibabeshejeho ni imana basenga. yaba bafite imana ntibakire. Warebye ujye usubira mu rugo rwawe ugakorera umugore n'umwana bakarya. Reba nk'ubu yavuye mu ishuri, ibyo biramurura. ubwo utekereza ko azaba ubutinde bwabo buba mu mitwe yabo nibwo bwamukuye. ubuhe butinde? nibwo bwamukuye mu ishuri. Oya, ibyo bintu uvuga ntabwo ari byo. uzi ko kuva mvuye maze kugura imodoka. Nyine ayo mafaranga niyo agomba kubazamura bagatera imbere. yandeze yawe nyine ukorera. none ko wumva ari ayanjye n'ayabo. Hari umugabo udakorera urugo rwe, ahubwo uherukayo ni akazu nabasizemo n'ikaramu. buri munsi uriya muhungu turahura buri gihe. Niyo mvuye gucuruza imyenda mpura nawe, abana babayeho nabi n'umugore. Wahagerageje ugasubira mu rugo rwawe. Ndakubwiye ngo ubutinde bwabo buri mu mutwe wabo bazapfa, ahubwo bazapfa ari abatindi. Kandi suri kukureba ndetse butindi nyakujya umva nyine manze mubwire, nudasubira mu rugo rwawe uzicuza. subira nde? Uzicuza. Subira he? Singaha ndaha umva ni inshuti yanjye, ariko ibintu byo warabyaye waratunze waratunganiwe, ariko uzamenye ko iminsi iteruye ntabwo karemera. Ugiye kuzabona isi. Umuhungu wawe ufite w'imfura yawe uramutaye burundu, uzabona. Singaha ndaha nabwo ntuntege iminsi. Singaha ndaha ntuntege iminsi rwose. urumva subira mu rugo rwawe ndakwinginze. hariya sinahasubira. Kubera iki? nahasubira. Ariko ubundi ni ikihe kintu kiri kukongoza? abuze abana bari hanze aha ngaha baragenda ukagira ngo barimo baraza. Ni abana uzi nyashi wowe. umudamu wawe ngiye muri hoteli. umudamu wawe akiri mutoya wamuzanye atazifite izo ngizo. ako yageze habura ubwenge. uzi ubutindi bari baranshyizemo. mutunga uko ameze, ibyo birahagije. reka manze nkwereke, undi munsi tuzongera guhura nzasanga wisubiye. kandi suri kureba ndi inshuti yawe magara. inama ndi kukugirana uyange bizarangira nanjye twanyana. ariko kunsubiza mwarura rusese. oya rwose reka ntukangire. uri inshuti yanjye ariko ntukagire inama imeze ityo. reka shwe.
nari nakegura n'imfite 3,5 nayo nayamuhaye arayanga. Yanjugunye sinzi niba ari ikintu waza kureba mukaza. Baza kubyigura. Mwana umubaye amafaranga koko turaza kuyarya. Turaryamo iki? Nabundi buzima mfite. Nabundi buzima mfite. Kora ngiye kugerageza ndebe nongere ngiye guhiga ndebe ko hari ikintu byatanga ariko. Genda ushake nushaka uguremo amandazi yarye ngewe nta kibazo ndapfa kunywa n'aya mazi. Sindajya kwigushisha umuntu arashonje byo nabyo nta kintu byaba. Ese hari ubundi bogoshera ngaho ubundi ijana ntago bakwemerera. Ese ubundi waretse nkafata uruno rwembe nkabarirwo nkogoshisha. Nabyo nta kintu byaba bintwayemera ahubwo ikibazo nyine uko abantu bisi bakomeje kumfata y'ijambo. Hano hari urwembe rwari ruhari. Katagurira ubundi hano ugenda uguremo amandazi wiri. Ntago rwazanye n'ingezi nta gice ni umuntu yifite cyo kugira. Umungu twiganye abasi ubugusha nzagenda nyigushina. Rega nubwo